ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero ndamutsa rya RBA ryabategura umukino witwa Umuhigi wahindutse umuhigo, wanditswe na Nitanga Jean Paul, unonosorwa n'itorero ndamutsa. Muri iyi si twese twisanzemo, Imana ifite uko yaduteguriye imigisha n'uburyo tuzabaho, kandi uburyo nzabaho butandukanye cyane n'uburyo wowe uzabaho. Runaka ashobora gukora akagera kuri byinshi, ariko ibyo yagezeho nibyo si ibyawe. Uriya ni umugisha we, nawe ufite uwawe, kandi ntawe ubeshwaho n'umugisha wundi. Kubona umuntu yageze kuri ibi nabiri ukamugirira ishyari rikakubuza amahwemo, ugashoza intambara yo kumugomwa ibyo atunze, ni ubuhemu, kuko iyo ntambara birangira uyihombeyemo na duke wari utunze. Nimureke twige kunyurwa n'ibyo dufite twita bike, tubikoreshe duhiga ibyisumbuyeho, kuko kubikoresha duhiga bukwara ubuzima bw'abageze iyo duharanira kugera, byazarangira tubaye umuhigo wabo twahigaga. Dukurikira umukino. Kanzayi, we Kanzayi, subi umureze ntanyumvara. We Kanzayi, wi ndakumva sharangabo we hasoni reka nze ngukingurire. Kusha uragiye gukingirana umuntu yanakomaga kuko amwibona kweli. Gusa urumva nari gupfa kugukingurira ntaramenya uwo uriwe. Ibaze nka boss ntunguye agasanga ndimo kwirebera filime muri aya masaha y'akazi. Apo yewe shiri impungenge. Boss ntaho arishana mvuye kuyishahisha. Boss ntahari, ariko menye ko wa munyamagambo ngo ni David abagenda agenzura ashaka ko atari amakuru ngo azajye kuvugaguzwa kwa boss. Natokesha yanyana yembwa gusa hazavuga na roho afunga umuntu. Urumva David yadusanze muri cyo kanazana kidusigamo. Urumva nko hari benshi bakidusanzemo bakanakidusigamo. Umva neza ahubwo we nizere ko wonge ugakingaho neza ku buryo David ataza kutwinjira. Reka yewe reka wowe reka nkwiyere twadushe wasabye nigendere. Uratuzanye kuri se urundi usigara tureba wifungiranye nawe ngewe sinifungirana ngo no gutinyira yambwa ngo ni David. Wabimenye ko nari ndimo kureba ka gace kanyuma muri twatundi wampaye ejo. Ariko mbega filime iteguye we. Sharanga reka mbanza utuntu tw'ubwenge. Umva uzike ejo nayirebye kuva nkigera ku kazi ntibagirwa no kujya kurya saa sita we. Ibyo byorere reka mbanze nguhereze uve muri ayo ngayo. Reka ngewe umenye shaka kumba nibitse utuntu tw'ubwenge wa kintu. Nibyo tunshyirira ngaho kuri mudasobwa yanjye, nzajya ncunga boss adahari n'inyabyano muri sale y'inama ndebe mu duce tungaye. Rwose nta kibazo. Reka nagushyirireho nta kibazo. Ariko umunsi boss azasanga abakiriya babuzubakira akakugwa uri muri filime, azakwirukana. Cyabura kucunga neza atazakugwa gituma. Arabeshyera ubusa sinzabura kuzireba. Urukundo nkunda filime ntiyaronkuramo ngo bimukundire. Turahubwo ndabona dore twose tugiye omereza iyo flash ubundi nigendere. Hanyuma wongere wifungirane. Umva tumva afite amatsiko kureba ukurira filime yarangiye pe. Ahubwo reka mpite mfungura agace kanyuma mbone kureba utundi twari dusigaye. Ariko ongera amatsiko shawe. Amatsiko yawe ni umunsi. Kuko kwizuvugura agace kanyuma pe. Umva sinabyihanganira rwose. Kanzayi kumbe wisha hano uri kwirebera filime kandi abakiriya babuze umuntu bitaho kweli. Wese kandi uteye uturutse. Ngo nturutse he? Uteye uturutse he nyine. Ariko ubwo mwagiye mumenya akazi mushinzwe mukagakora mukitayeho, cyangwa niba mutagashaka mugasezera mukagenda. Ariko sigabanya amarere. Amarere kurusa n'amashagaga mu birere. Twabyumvise ko hari abakiriya bakeneye ko Kanzayi abaha service. Urumva wikwiko rero uvuga menshi araje agiye kubareba. Urumva gusabira nantangaje kubona nawe ushinzwe abakozi ari wowe uri kumwe na Kanzayi mureba filime aho gukora akazi kandi ari wowe wari ukwiye gutanga urugero rwiza ku bakozi ushinzwe. Ndakuyamye David, amatiku yawe ni umunsi. Si wowe wampaye akazi, nta nubwo ari ugomba kunyibutsa inshingano zanjye. Urumva neza? Twumvikane rero ngewe ntukanshanuke wowe. Ntukanzana n'amatiku n'amagambo nk'ayo ngayo. Cyukuri ibyo ushinzwe ubundi nubirangiza ubyuta.
utegereze umushahara wawe. si nk'ibyo byose se ubundi umuntu aba akwiye gukora inshingano ze ibitamureba akabiharira ababihemberwa ukabyihorera nyine. ese kanzayi kubanje kukubwira ngo ujye kwakira abakiriya babuze ubakira kandi ari wowe ubishinzwe ndakosheje koko. kubimbwira si kosa David ariko nanone ntukwiye kurengera ngo ushake no kuntuka ngo ndetse werekane ko jye na Sharanga bushinzwe abakozi tutazi icyatuzanye hano. ariko se kanzayi kanzayi iki ko bose hari inshingano yaguhaye mu bijyanye no gutegura inama isoza umwaka dutegereje mu kanya, none nkaba mbonye sari inama nta kintu na kimwe urategura, aho byo urabyibuka cyangwa nabyo wabisimbuje kureba? ibyo twabyumvise aho babishinzwe baraje babikore icyo gukora ibyo ushinzwe uve mu bitakureba kandi njye ntuzongere kuncyogoza mushyirane ukawunyibutsa ibyo ngomba gukora nk'aho ari wowe wampaye akazi. ko ndeba se mubigize birebera hari icyo mbabwiye bavandimwe. reka nigende ndabona mubishyize ku rundi rwego da tutavaho tunashwanira ubusa. genda giyujya nyine utureke genda rwose genda uko waje sinasone waje udusanga hano nuzi uko twaje we ibyo ngibyo ibyo ubimenya ujya ukenza make rero kuko nureba nabi uzanahadusiga nk'uko n'abandi baje bakahadusanga bakanahadusiga. ngewe mfite uko naje muri uru ruganda kandi ngira uko ngenda munyamagambo gusa. mureka aracyaharaye akazi namara imyaka nk'ingaha hari amashagaga azamushirana biriya babyita amavamuhira. ariko hariya amakarikari rwose azamushira mu mwihorere yahaye kugenzura ibintu byose agaciye akagize gute wagira ngo urugana n'urwa se cyangwa urwa se wawe. ariko rero nubwo tumutse nabi anyibukije ko ari gishinzwe imitegurire y'inama nari nabyibagiwe neza. urabyibutse noneho ibaze ko ntaragura amazi na fanta turi bumwe we ahubwo se wa mugore wa ya resitora y'ubutuzanira ibyo kurya we ngo atigeze anampamagara ngo ambwire aho bageze baduteguye. nyine bikurikirane nicyo bivuze. ibaze nkuba ntengushye ngasanga nta kintu na kimwe yateguye. nawe nyine byagukoraho. abandi bashinzwe amasuku bo bakoropye sare cyangwa yuzuye ivumbi. genda ubikurikire. gusa mugani bari kubikora ntabibabwiye. umva Sharanga reka ajye gutegura inama boss atanyirukana abo bakiriya bo bicare bantegereze ndaba njya kubareba cyangwa nibarambirwa bagende bazagaruka ejo. ngaho genda rero turasubira. yewe muko amakuru yawe ra? amakuru ni meza. Venansi ndakumva uyu munsi kwambaye neza ra? umva ye ubu se hari ikidasanzwe ibi bikanzu bya rumbiya bigenda bikubura ivumbi nibyo wita kwambara neza kuko kari umva uzi ukuntu ibintu birebire bikubera ariko cyokora si wowe wa mbere ubimbwiye da ubanza ibi bikanzu bireshya gutya nzabyongera nkagura byinshi. umva ni ukuri rwose ni ukugura byinshi ukajya ubyambara kenshi kuko birakubera. rahira umva none se we ndakumva kweje ubwije utageze aha ku kazi wari wagiye he? hari umusore witabye Imana ejo bundi yanagiye gushyingura. ayiwe ngaho re uwo musore witabye Imana se mupfana iki kari? se nakubwira ko dupfanikira biragoye gusobanura isano dufitanye. ubuse hari isano utazi uko ungana uko kari? Venansi ndakumva hari igihe ibintu biguca mu gacanganyikirwa pe. ubu mba numva gusobanura isano mfitanye n'umusore twashyinguye ejo bisa nkaho bingoye. ego ko ntabwo ari uwo mu muryango wanyu se? Venansi ndakumva mama. umusore twashyinguye ejo nta sano y'amaraso dufitanye. ayiwe gusa nyine twari dufitanye isano y'igihango twagiranye. ngaho re igihango nyabakise kandi kari? uzi ko uwo musore twashyinguye ari we se w'umwana ntwite Venansi. mana nyagasani we ubu se kuki agiye kare kwera atagufashije kurera umwana wanyu? mbega ibyagugize we komera sha. urakoze ibyago se bivugwa komera sha. uzigura n'umusore muri Kigali atazi yuko moka nawe atazi iwanyu mukinizeza akagutera inda yarangiza agafata agufashije kurera umwana. ubwo se disi wavuye iyo ngiye waba ubabwiye ko agiye yaraguteye inda? narabivuze ariko amagambo abantu babo bambwiye yarambabaje ku buryo natashye n'incuzi cyatumye mbibabwira. ye baba we bahise bakwamagana? iyo bananyamagana basi ariko ntibanukire mu ruhame rw'abantu. ibitutsi bantutse ni ukuri? nyina wamubyaye we yaragiye no kunkubita. ndagira ubwo se bagutukaga bakuziza iki? kuba warababwiye ko umuhungu w'abapfuye yaraguteye inda ni ikosa wari ukoze se?
byibuze bananiwe kwishimira ko asize urwibutso bazamwibukiraho barangije baragushushubikanya koko kari yo ngo babonaga naje kumugerekaho indatane ngo kubera ko yapfuye atabasha kwivugira da mva mbese ngo ntibakwizera amagambo y'indazi Kigali zose zizagenda zibabwira ko umuhungu wabo yasize aziteye inda yo shakari ubwo ni ukwihangana rero nyine ukazarera umwana wawe nta kundi wenda navuka asa na se ukamujyana iwabo bazamwemera ihangane mama urakoze kanzayiriwe kutitegura se ngo werekeze bose wawe mu nama bose wanjye wuhe ngaho re aka kanya si wagiye ko David yari yagizwe umwami muri uru ruganda apo ahubwo no gutangira kwimenyereza ukuntu tuzajya tumupfukamiraho ukagira imana we oho tukamuramya tukamukesha kuramuka da ntagende kuramuka kwanjye singukesha iriya ngegera y'incinya nkoro yirirwa ica bujagire kuri bose ngo ni ukugira ngo bakunde bayihe za poromosiyo n'ibihembo cyakora ajya mu bandi nawe arananiwe pe bikaze buriya koko we ntabona ko akabije gutonesha David gutinyuka akamuha igihembo cy'umukozi w'umwaka ku nshuro ya kangahe ariko ubanza David ari umuhungu wa boss si gusa ndacyabikurikirana urasabona guhora ahemba David twe bitatubabaza nk'iriya miliyoni yamuhaye yagombaga guhabwa umukozi nkanjye uhembwa make yego wenda natwe yaduhembye kudukubira kabiri umushahara wo ku kwezi ariko natwe dukeneye guterura kiriya gikombe gihabwa umukozi w'umwaka tukahabwa na kariya kamiliyoni k'igihembo nyamukuru natwe tukakaryohamo si nk'ibyo byose se shasharanga none yaratubeshya kuduhemba telefone no kudukubira umushahara kabiri n'ubwenda abana nabyo ni byiza ntitubyanze ariko nanone gutoranya David akamutetesha akamushyira hejuru rwose njye birandya bikankurugushura mu bwonko njye rwose naratangaye bikomeye cyane jya mu bandi avuze ngo David niwe ugizwe umuyobozi w'ikigo sharanga nabanje kugira ngo jya mu bandi aravugishije sasa numva arabishimangiye ahubwo ndeka nanjye yongeraho ngo David agizwe umuyobozi w'uruganda ngo jya mu bandi bazakomeza kumureberera nk'umuntu warushinze yibaze pe ubu nyine ni uguhama hamwe David nyine akatuyoboza inkoni y'icyuma kuko ubu ngubu nyine dufite mu biganza bye da nagenda ubu agiye kujya tugaragaza gato ko ashaka njye rwose David mbona atazatuyobora ngo bikunde pe ukuntu abacungacunga imikorere y'abakozi areba guzwa ibitagenda neza acungacunga igihe abakozi bagereye ku kazi n'igihe batahiye nzaba mbarirwama ibyo rero yabikoraga atari umuyobozi w'uruganda ubu noneho nahawe n'uburenganzira bwo gutwirukana anyirukana se niwe wampaye akazi iriya mbwa ahubwo azibeshye tugire naho tunagonganira ambwira ubusa ngo nisha akazi nzamutuka mukurireho agaho gushwana nawe se bizakubuza kukwirukana urabura gutekereza uburyo twakoresha tukikiza David nawe ngo muzashwana sharanga kumwikiza none urashaka ko twica umuntu we oya kumwica si yo gisubizo yewe sharanga bose nshobora kwishyiraho amaraso y'umuntu kumwikiza wavugaga ni ukuye nyine ndashaka ko dukora ibishoboka byose David akirukanwa mbere y'uko atwirukana cyangwa atwirukanisha icyo cyaba ari igikorwa cyiza ndetse cy'ubutwari pe ariko kukigeraho biragoye si ngiye kukubeshya bashyize hamwe se hari ikibananira kandi burya bajya inama Imana irabasanga da harya ubwo n'abajya inama yo kwirukanisha umukozi nayo Imana irabasanga umfasha ushyenga none se Imana yo niyo yishimiye ko tuba duhangayikishijwe na David twebwe dukora igishoboka cyose cyatuma yirukanwa ahasigaye iyo Mana twavugaga izamushakira akazi ahandi maze itoranye umwe muri twebwe asimbure David ubundi ibintu bijye mu buryo kumwirukanisha byo ndabishyigikiye rwose kuko azambangamira ndabizi neza ahubwo ikibazo ni uko kumwirukanisha bisa naho bitagishobotse kuko yamaze kuturengaho ndakubwiza ukuri bujya kwirukanisha umuyobozi byoroshye kwirukanisha umukozi usanzwe urumva neza reka ngo urugero rwihuse ntubona ko nk'ubu David agiye guhagararira uruganda mu nama mpuzamahanga y'abanyenganda buriya rero iriya nama dushobora kuyibyaza umusaruro watuma David yirukanwa bitarenze uyu munsi gute se we reka nkwereke yewe si wowe muri bujyane mu nama cyane rwose ahubwo usanze amaze no kumpamagara ambwira ngo nirinde gukererwa wowe rero ubanza umbwire ko witeguye gukora igitendo cyakwirukanisha David urumva neza ubundi umbwire nkwereke uko turangiza feri mu maguru mashya sharanga wowe ko numva nyizemo akoba kandi akoba kiki ubwo se urashaka ko nkora iki
ikintu cyoroshye yewe ariko nyine gisaba kugikorana ubwitonzi n'ubushishozi kandi ukagikora nta muntu n'umwe ukureba. ariko uzi n'ibindi nta n'impamvu yo gutinya gukora ikintu cyatuma nirukanisha David uri kuzankura ku mugati wanjye. ntiwumva se? kimbwire ndagikora ubundi kizaba nzanywa umuti. yesi. yewe uyu munsi nje mu masaha meza ye cyane. ndabona noneho nta murongo w'abakiriya ufite. ubundi najyaga nza nkategereza nkagerwaho narambiwe ni ukuri. aya masaha abakiriya baba bamaze kugabanyuka, byo rwose. ahubwo amasaha ari imbere abakozi b'umubiri bavuye ku kazi nibwo abakiriya baza kongera kwiyongera. ese mama nenkenera kugura ibikoresho rero nzajya niyizira aya masaha rwose. yewe ni karibu nanone wahise ko uri umukiriya w'imena binabaye ngombwa nabiha umukarani akabikuzanira hariya ku kazi aho mukorera. ntiwumva se ahubwo ni ukuri da, aho waba untetesheje rwose sinazongera no kugurira ahandi. ubwo waba ufashe isoko ry'ibihe byose. nta kibazo pe, nta kibazo rwose nzajya mbikora gutyo. yego sha. reka gushaka amafaranga mu bucuruzi bwo muri Kigali bisaba kwita ku bakiriya. urabishoboye. kuko nyine abakiriya nibo makiriro yacu. uravuga ukuri byo rero burya umukiriya ni umwami imbere y'umucuruzi. none se ko ibyo ncuruza n'ahandi biba bihari, byo da. icyo ngomba kurusha abandi ni ukwita ku bakiriya banjye ku buryo uguriye hano rimwe atacika agahora agaruka. urabishoboye rwose. yewe uzi ubwenge. David ukurambagiza arahiriwe pe. nibyo se? kurongora umugore uzi bizinesi muri iyi minsi ni ukwiteganyiriza. umva ye. ni ukuri. aha, abakobwa bakora mu biro birirwa imbere ya mudasobwa ngo nibo bagezweho da. reka reka. naho twebwe twirirwa twabaye bakavimviri se tukabura n'umwanya wo gukaraba. aha, nyumvira be yatara. ni ukuri da. nuko nyine urimo kwiterera igiparu ariko nawe urabizi ko umukobwa witinyutse agasezera ku kazi kamuhemba umushahara akajya gushora imari ari we mugore w'icyerekezo tuganamo. urumva? icyakora byo bizinesi ni nziza cyane kuko zituma umuntu ahora yaguka mu bitekerezo akaba ashobora kugera ku iterambere byihuse. buriya rero iyo umugore n'umugabo bombi bakorera umushahara iterambere riragorana pe. ni ukuri. ariko nk'ubu numara kubana na David akajya ahembwa akakumeneramo kongera imari ejo bundi murubaka imiturirwa muri uyu mujyi da. yewe imana ibijyemo ikomeza urukundo rwacu cyane rwose. turinda abarwivangamo bagamije kudutandukanya. batsindwe. uriya muhungu rero niba mukundana akaba yarabikubwiye ko agukunda witurize kuko we ntajya ahindurwa n'ibihe. ni umugabo nyamugabo kandi uzi gukora. umuntu ni mugari rero ejo wasanga ntayo w'inyuma da ngasigara ndeba hejuru nk'imifuka y'ishati. sha David yaza kubuhindagurika Kanzayire aba yaramugutwaye kera. ngo iki ngo nde Kanzayire wese kandi ni umukobwa dukorana yamwikundishijeho aramushotora agera n'aho amwisabira ko babyarana umwana ariko David amubera ibamba. yewe n'ubu umukobwa ubona yarananiwe kwakira ko atazakundana na David. kuko mwana ko bikomeye ubwo si ibyo bintu kuki David atabimbwiye we? abikubwirira iki? aha ndaza kumubaza impamvu ampisha amabanga nk'ayo rwose. David areba kure. buriya yararebye asanga nabikubwira bizaguhangayikisha ahitamo kubiguhisha. umva rwose guhangayika byo ntibyabura kubura. ubwo se urumva nabura guhangayika kandi nzi ko umukunzi wanjye yigabijwe n'umukobwa bahora bari kumwe mu kazi. humura. ahubwo n'ubu ndumva umutima uvuye mu gitereko. tuza rero David ni uwawe kandi ndakubujije ntuzamubwire ko nakubwiye izo nkuru. ntabwo nzamubwira. urumva? ujye umenya ko uriya ari umuyobozi wanjye kandi ukomeye. ubwo rero utazanyirukanisha ukambuza umugati dore nge ndisaziye sinabasha gucuruza nkawe ma. yewe humura rwose mama humura simbivuga nimba ari uko bimeze ariko nyine ujye uncungira ku gakobwa katazagusha umukunzi wanjye mu mutego. humura. yewe amakuru yose nzajya nyaguha rwose. ahubwo mpa bya bikoresho usanzwe umpange mu kazi dore twaheze mu biganiro urandangaza. ahubwo si ugira ngo ndabyibuka byose wongera inyibutse ibyo nguha. mpereza ikarito y'amasabune y'ifu imyeyo nk'itanu ibiroso byo koza mu bwiherero nka 6 imikoropesho 5 umpereze n'iriya miti yica udukoko two mu bwiherero ibindi nzabitwara ubutaha. yego cyane. abakozi
abakozi bameze nk'abadatekereza muratinyuka agakora ibara kuriya ntazo nafite umva sha we David uri hehe vayo winjire mu modoka vuba tugende ujye kunsobanurira ibyo ukoze ese ubundi Kanzayire wari hehe ndi hano boss njyewe nageze mu modoka okay reka tugende rero sinjya gutinda ahangaha David ariko David kutinjira mu modoka igihe nakubwiye ngo winjire mu modoka ntabwo ubyumva namaze kwinjira mu modoka rwose boss tugende sinjya gutinda ahangaha uko igisebo mu nyambitse cy'ibintu igitutsi mu bandi bashoramari niko shofe ati imodoka tugende ku kazi gira vuba se kandi vuba witinda ntuzuyaza ntasoni bose mubabarire rwose byambayeho birantunguye yego tungura gute na n'ubu sindamenye uko byagenze ngo iriya video y'urukozasoni ngerere mu mashini umuntu uzi uko byagenze none se iriya video yarifashishira mu mashini yawe urangira uratinyuka mu ruhame rw'abashoramari abayobozi n'abanyamakuru baturutse hirya no hino ku isi ugatinyuka uvuga ibintu nkabya ko umuntu nkawe nizeraga kwizera abantu we mva David urantunguye pe none se bose nawe kunzi urumva natinyuka gufata video nk'iriya y'urukozasoni nkayerekana mu nama koko mbishaka ubu bari abanyamakuru bose bagiye kugenda batangaze ngo umukozi w'uruganda rwajya mu bandi yatunguranye yerekana porunogarafi mu nama cyane rwose icyo gisebo tuzagikira koko ikibazo nyine noneho gukora ibintu nka biriya hari n'abaminisitiri we icyakora wanyumije pe umva njyewe sinumva ukuntu umuntu nka David atinyuka gutunga amashusho nk'ariya y'ubusambanyi muri mudasobwa y'akazi iyo mashini nayiguhereye kuyikoresha akazi ntabwo nayiguhaye ngo ujye wirirwa ureba muri rabini kodasoni bya filime bipfuye amaso ariko boss ni ukuri nimushaka munyumve pe umva se iki ni ukuri iriya video sinzi ukuntu yangereye muri iyi mashini aha ariko nushaka wemera icyaha unasaba imbabazi mu bandi none se ko twese twize gukoresha mudasobwa aho waberewe wigeze ubona video yifata ikishyira mu mashini simvuze ko yishyizemo ariko nta nubwo nemera ko ari igihe wayishyizemo mbese iyo mashini nayiguhaye ari nshyashya urabyibagije kandi nta wundi muntu muyifatanyije ni gute uvuga ko utazi uburyo ibintu biyirimo byose byayigezemo boss ntekize nuko nyine bibagoye kunyizera nakwizera ne kandi uko nkora amakosa ndarengana n'impamvu urengana nariya manyaga birabikoza soni gusa ndabinginze mumbabarire ku byabaye bijeje ko bitazongera ariko ubundi kuri injiji ni gute wagiye kwereka abantu ibintu nawe utarareba ngo usuzume niba ibyo ugiye kubereka kuko ariyo wateganyije erega boss ndakumva nyine mbere yuko inama itangira video yose nari nayirebye ndayireba ndayisesengura nuko biriya bituruka hese ibyari birimo byose byerekanaga imikorere y'uruganda uburyo rwagiye rutera imbere no gutunganya amafu y'ubwoko butandukanye biriya biza bite rero reka kubanza igihe twari twagiye mu karuhuko hari umuntu waje agasiba video ya nyayo agashyiramo biriya bitindi gasani umuntu we shaka ninde urumva umuntu waje mu mashini yawe akajya guhindura video ari ninde nyine ubwo se yaba bifitemo izihe nyungu aha ibyo wirirwamo mu biro byawe twabibonye cyakora oya ikigaragara nuko ari David niwe wabikoze urumva uko wasubiye mu kazi uzana memory card iriho video ya nyayo ni ukubera ko video wagomba kwerekana wayitaye kuri memory card ku kazi ugafata imashini ukarundaho filime z'urukozasoni ukaza kuzerekana mu nama ni ukuri ndababwira ukuri kuri ya video y'uruganda rwacu riri ku mashini pe nuko ahubwo sinzi umuntu waje ajya mu mashini yanjye ajya mu mwanya yaririmo ashyiramo video y'urukozasoni ajya mati wewe ukomeza kwisobanura mu mafoto David urumva umuntu wagiye mu mashini yawe ninde ibyo wakoze wabikoze kandi ntabwo ushobora kubisubiza inyuma igisigaye ni ukubiryozwa urumva nta soni ugatinyuka ugakora ibintu bigayitse nka biriya imbere y'imbaga y'abashoramari n'abayobozi bakomeye ku isi no mu Rwanda ubuse batashye batuvuga ibinganiye urumva tudasize umugani muri uyu mujyi nta kindi mfite cyo kuvuga uretse kubasaba imbabazi rwose bose kuri mu mbabarire rya none ndabizeza ko ibyabaye bitazongera mbana hamatakira ngo gusa uravuga ibiki wowe ugomba kwandika ibaruwa ugasobanura icyaguteye gukora biriya bintu byo gukora iki kandi umenye ko uzirengera ingaruka n'igisebo wambitse uruganda rwanjye ndetse nanjye ubwanjye umva shoferi hagarara ahangaha David sohokera mu modoka sinakuragana gukomeza kumva uri kukumanga mu modoka yanjye nta soni hano bavuga ubusa gusa gukina muri bizinesi yanjye jya mu bandi Sharanga wowe uva Venasi ako buriya ntibanyuvara Venasi we umva Sharanga dore Kanzayire arasohotse hagarara nawe umuhera ifutisha wa mugani wawe ndabona aje yiruka amaguru adakora hasi erego budukishije umugogoro wo gutega moto disi umva muri abana babi
ese ubwo kuki mwari munsize ahangaha? aha yewe twabonaga batinze mu biro bya ba bosi tugira ngo baragucyura bakugeze mu rugo da. iyi ngo ni ukuri. umva nawe ntabwo si wagenda mu modoka zabo maye ntuzanduze. ahubwo kingura urwo rugi winjire mu modoka. reka tugende. ariko se wa mugani ko wari uvanye mu nama na ba bosi buriya ntibari bakwiye kukugeza mu rugo? bisikwama ushobora kwiringira kugenda n'imodoka za ba bosi ukarara muri uru ruganda. uwo mugosi ugira gahunda nyinshi wamenya nava hano ari bujye hehe. si uko se buriya David najya mu bandi baraje bajye mu byabo ubwo se wabarindira ukabivamo wasanga bagiye no kongera gukora inama yo ntayo bari bukore kuko ubu barimo kurebana y'ingwe. ayiwe ibyo David akoreye mu nama twari twagiyemo nibitamwirukanisha zaba zikuraguza. ayiwe kaza ikagira inkuru rero. umuti wakoze se wangu niko wa mutego wamushibukanye. umva kabaye ahubwo jya mu bandi yarakaye ku buryo utabyumva n'ibinagenda neza ahubwo ejo buzira David yirukamo. ayiwe niko rwego se byagezeho. ariko ibyo murimo ni ibiki? wowe byoroheje ariko we tekereza kubona umukozi wawe wari wizeye ko agiye guhagararira uruganda akerekana videwo igaragaza imikorere yarwo n'iterambere umaze kugeraho. wajya kubona ukabona afashe porojegiteri acometse kuri mudasobwa ye wajya kubona ukabona ashyizemo amashusho y'uko azasona inkariye ari wowe wazamubabarira. oya namwirukane rwose arakaburika. soni hari umukecuru ko n'ubu mufitiye impu iriya mbwa yigize nyirandabizi maze bose nawe si ukuyizambura umunsi ku munsi ukagira ngo iturushe ubwenge sha ni ihame hamwe turushanwa ubwenge sha. ariko se ko numva ibyo murimo kuvuga ntazi ibyo ari byo. niko kanzayi iyo videwo uvuga yakoreye David ishyano ni videwo nyabaki koko? ni videwo y'urukozasoni yewe urimo abantu barimo gusambana. ndagira ntiwe icyo utumva ni iki? none se ko numvise sharanga bavuga ngo ni umutego nimwe mwayishyize kuri kompiyuta ye? umfasha none se nyine urumva yishyizeho. ayiwe ubwo se mwabikoreye iki? ariko ceceka we wari kecuru David turashaka kumwereka ko byose bishoboka kandi nzi neza ko nta mezi atazamara muri ruriya ruganda. ariko David mumwangira iki koko? umva kandi ko atari we wizamura mu ntera mwaretse Imana ikamugezaho ishaka ko namwe igihe cyanyu nikigera muzazamurwa. mwaretse kwikanira umugisha wundi bavana. kuraje dore ko nawe wagira ngo barakuroze bandoga ikigo mvugisha ukuri. ariko ubanza nawe bakongeza imisharani tubimenye si gusa. oya ni ukuri ishyari ni ribi. ahubwo njyewe ubu ngubu numiwe rwose. niko uzi ko wagira ngo uri maneko ya David ahari si gusa. oya mujye mugira ukuri we. oya genda teka ryose uba wumva muvugira. uretse David ko atari umuhungu wawe ntaba umwisengeneza wawe ntaba umwuzukuru wawe umugirira impuhwe nkanda ahubwo se mwe mumuhori. David nta sano dufitanye ariko ni umuntu nanjye nka bundi. uko ntakwishimira ibyago byanjye ni nako ntakwishimira ibyago bye. birababaje rero kuba mumutega bene iyo mitego mumuziza ubusa rwose. gazira ubusa none se mumuhori arazira uriya mwirato we n'agasuzuguro gaturuka ku isumbwe jya mu bandi yamuhaye mu bandi bakozi. yamushyize hejuru maze nawe si ukwishyira imbere kurusha akaguru kamba ubusa. David ararengana. ni ukuri ararengana ahubwo we na sharangabo mumufitiye ishyari ry'ubusa. njyewe Venansiya nzavuga ukuri wenda nzabizira. ngo uzavuge iki? nzavuga ukuri. umva wakuvuga wagira ni handi hawe. twebwe icyo tudashaka ni agasuzuguro kuri iyo nsoresore yakabwa ngo ni David. ariko mana we kaje ejo mu gitondo none kaba kari imitwe ngo akadutegeke. ariko ko mufite imishahara yanyu mugenerwa ikaba ibatunze mwaretse iryo shyari nigomwa koko. kuki mushaka kwigomeka nka rusoferi wigomeka ku Mana ngo arashaka kuba nk'isumba byose? gezaho Venansi gezaho nasoni uratinyutse utugereranyije na rusoferi. murakabije niko wari kecuru. ubwo ni ukuvuga ngo niba utwise ba rusoferi wowe wigize marayika rero. sindi marayika ariko uko byamera kose sinshyigikiye iyo migambi murimo kuko ni umwanzi Satani ubakoresha. iryo gomwa niryo ryatumye Satani acishwa bugufi bikarangira ajugunywe mu isi. namwe muzabona ingaruka z'ibyo mukora n'ubwo bugambanyi bwanyu
nimutabureka muzabona ishyano. ariko niko ubundi niba uri maneko ya David wabisobanuye oya rwose ukareka kudutesha umutwe. oya njye nanga ishyano. ubwenge Venasi niba uri maneko birakureba. oya sindi gusa twe ntituzapfukamira uriya muginga ngo ni David wishyize hejuru. aha ariko David yishyize hejuru ate ko ari boss wamuzamuye mubera akamugira umuyobozi wacu twese. ubwo mwazamuye se twe tudahari. ubwo mwatuje mutazikura amata ku munwa koko mukikura naho mwari muri. amata ku munwa. rubanda mwanga amahoro ntacyo atwaye. ngo twanga iki? ngo mwanga amahoro ntacyo atwaye rwose. kugeza aho ngaho ahubwo niwe wanga amahoro wowe udashaka ko twikiza David ushaka kutugira imbata se. icyo nzi cyo niba Imana yaravuze ko David azayobora ntacyo muzabihindura. muzamutega imitego ariko ntacyo azaba. ahubwo nimureba nabi nimwe izashibukana. ibyo ntibikureba n'ishyaka izadushibukana. izabashibukana ndeba. ibyo tuvugiye muri iyi modoka bitagomba kuyisohoka. wabyumvise? niba uzi ubwenge ufunga umunwa wawe utawufunga kandi twe tuzagufunga umwuka tugushyingura ibyawe birangiye. Imana irahari. nta mpamvu rega yo korohera David. urumva ibyo ubimenye wa mukecuru. urumva neza ariko mana David arazibindi nungusa undi mutego simusiga ngiye gutega David. ye baba we Imana ishobora byose tabara David. ndawe ngo cicika keza ngaho kandi uwo mutego nkubwiraho ntuzamwirukanisha ku kazi gusa ahubwo uzanamufungisha here muri gereza burundu. ye baba we ubwo ibyo nibyo muteganya. wumva se ahubwo ibyo nibyo sawa. uraza kumbwira iby'uwo mutego neza iri bikecuru rimaze gusohoka mu modoka. nambwira icyo nsabwa kugira ngo uwo mutego ushibukane uriya mushenzi. wowe humura reka iri bikecuru rize kutuvira mu modoka rigende. ni igitangaza koko urabona ibisobanuro washyize muri iyi baruwa hari ikintu kirimo ko David niko tuvuga ko ibintu byari biri mu mashini yawe utazi uwabishyizemo. none se boss uragira ngo nandike ngo iki koko ko ntazi ukuntu iriya video yageze mu mashini yawe. ubu se nibeshyire ngo ni ngewe wayishyizemo kandi atari njye. yena nyine wanigisobanura uburyo wagiye kwerekana ziriya filime z'urukozasoni mu nama abanyengana n'abayobozi bakomeye bose bateranye ugatinyuka ukanyambika uruguta ndetse n'uruganda rwanjye. nyamara boss ushatse wanyumva. numva si iki? ni ukuri sinzi ukuntu iriya filime yageze mu mashini yanjye. kuko na mbere yuko tujya mu karuhuko nari maze kugenzura neza video ndi bwerekane. birangira bitese iyi mu kandi kanya tugarutse kiri imashini kuri projecteur mfunguye ya video mbona haje biriya bitindigasa n'iby'ubusamba. hanyuma se ubundi wari wibagiwe ibyo wari wanditse kuri iyo video wagomba gukina ku buryo ujya gukina biriya bitindigasa. erego washyizemo iriya video yahise yandikaho izina nari nanditse kuri video twagombaga kwifashisha rwose. hanyuma se umaze gufungura biriya video bipfuye amaso kuko utandikosoye basi ngo werekane video ya nyayo. ni ukuri boss uwashyizemo iriya video y'urukozasoni ashobora kuba yarahise asiba video ya nyawe nagombaga kwerekana. ibyo ntabwo bisobanutse. gusa amahirwe ni uko nari mfite memory card nayo narayinshyizeho iriya video nyuma yo kuyishyira ku mashini ari nayo mpamvu nahise nsohoka nihuta ngasubira ku kazi rwose kuzana iriya memory card. umva nkubwire David ibyo uvuga ntibisobanutse nta kirimo byihorere rwose kuko iriya mashini yawe irimo ijambo ry'ibanga kandi iryo jambo ry'ibanga ni wowe urizi wenyine uranyumva. sinumva rero ukuntu waza kunyumvisha ubusa uvuga ko ngo hari umuntu waje akinjira mu mashini yawe maze agasibamo video nzima agashyiramo biriya bishenzi gute se? uko utabyumva rero niko nanjye byambera urujijo bo n'ubu sindamenye ko byagenze rwose. ntabwo byagenze rwose ntabwo mbyumva ngewe wowe si ukumanga ninde. reka rero twumvikane David. ndakumva. ubu ngubu umuretse uko byagenda kose ugomba kuryozwa igihombo urimo guteza uru ruganda biturutse ku makosa wakoze muri iriya nama. gusa ariko ndarengana boss. urengana utari? ubu se ni ngewe wari kwishimira ko uruganda rwacu rusebera imbere y'iriya mbaga y'abantu. wenda nibyo wari ugambiriye. turere wibitse kandi kuko mpamvu ugahita nihakarika niko nari kubwiye ngo winjire ahangaha. murezwa se niki? munyihanganira ko ninjiye mutampaye karibu numvaga nenda guturuka umutima ku buryo ntari kurindira ko mumpa karibu kandi nifuzaga gusuka agahinda kanjye kose imbere yawe na David ahari kuko niwe nyirabayazana w'intimba mfite. wabakize kandi wowe konzi ko Minerva uruganda rwiyemeje kugutangira rwayitanze ko nayitanze agiye ubwanjye nabisinyiye ikibazo ufite kandi ni iki?
bose ndabashimira ko mungirira neza mukandihira amashuri kukinzanya no kuregera David kuko ndambuye ngo haramwigingira kunyitaho nk'umugore wa kanga kandi yarasambanyije ku gata kanerinda akaba nta n'igihumbarama ahubwo nagira icyo musaba karata kuntera ubwoba ngo ndisakuza zanyicisha ubwo ntiwavangiye wagakobwa we ubwo ibyo uvuga ni ibiki mbese uko yivugisha ubwo nta n'isoni zo kwivugisha bene ibyo hejuru yo kuba ari wowe wangize umugore ukanabikora ku gahato none ukaba wirirwa nyihakana wamuhemwe gusa ubu noneho naguhagurukiye ibyo kuntera ubwoba nabivuyemo ngiye guhangana ariko urahangana nanjye wowe mpuriye hehe nawe akasakumirora nguhuriye he nanjye aho twahura ujya kuntera inda harahagije disi we ibintu uzabisobanura nyuma warusambanyije ku gahato ndabiceceka ariko inda wanteye ntaho mfite ho kwihisha ariko ni igitangaza koko aka nakumiro rwose niko David ugezeho gusambanya abana koko bose ngenda arengana niko icyo umwana avuga nibyo cyangwa ndimo kumva nabi ibi ni ibinyoma bidafite ishingiro bose ubu kuko uretse ko nari n'umusambanyi jyewe David ngewe ukuntu nzi nshatse gusambana nasambana n'uru ruhinja ngo ni Karine kwere umugome gusa ubwo ushatse kuvuga ko nisambanyije ibyo wigira byose ugomba gutangira kunyitaho nk'umugore wawe kandi ugutwitiye umwana ukama buri kimwe ariko si jye David nkwitaho njye narakubyaye ntiwambye ariko ndagutwitiye disi we ubu nashiritse ubuta ntuzongera kuntera ubwoba ngo uzanyica kurinjije se ubundi njye ngutera ubwoba nabugutereye he injiji ni wowe ntusuzugure ngo nuko uri umuyobozi muri iki kigo ndavuze ngo nta bitutsi nta nshaka kongera kumva aha ngaha urumva nakureka mbere iki David uranyumva ndakumva vuba nsohokera mu bintu aha ngaha ngomba kwiga ku byawe nkamenya umwanzuro mbifatira kuko niba usigaye usambanya abana ba rubanda ndumva nkwiye kugira icyo mbikora byihuta ariko rero bose wansora wareka umenye ko ibyo Karina nshinja ntaho bihuriye n'ukuri ikindi kandi rwose njyewe ndavuze ngo nsohokera mu biro ndashaka kuvugana na Karine wowe udahari uranyumva neza ikibazo rero nuko agiye kukwihererana akambeshyira ntahari ibyo byihorere nkubeshyira se nkubeshyira ibi mwagiye mumenya kwirengera ingaruka z'ibyo mwakoze ahubwo nukomeza gutsimbarara nzavuga n'abandi bagore bakora hano n'abahakoze wasambanyije ku gahato ubakangisha ko niba bivuga uzabirukana ku kazi ariko ubwo ntimunyumvira ko David tuza wumve ukwiye gufungwa niba ari uko bimeze ubasha naguhaye mu ruganda rwa nyine ibisigaye bukoresha ibyo bigomba gusubirwamo ariko bose icyo ariko kuki urimo kwemera ibinyoma bya Karine nta n'iperereza ukoze ngo umenye ishingiro ryabyo ishingiro si ishingiro nyabaki ahubwo uvuga uvuye aha ngaha urumva nakubwiye ko nshaka kuvugana na Karine twembi udahari urumva sizi impamvu rero ukomeje kuvunira ibiti mu matwi sohoka se nyine igenda nkubona ibitugu aha ndagiye ariko umenye ko ibyo bakubwira byose ari ibinyoma bihimbana kuba urimo guhakana n'ibitaravugwa n'ikimenyetso cyerekana ko wayogoje abagore muri iki kigo gusa igihe cye cyo kujya ahabona cyageze byose ngiye kubishyira hanze igihe twahariye tumuhishira umva turarambiwe sharanga wowe sharanga niki se ufite amakuru mashya wakintu kahore amakuru yese kandi ko nawe utabona niwe umboneye agafilime gashyashya se agafilime nyabakise mfite inkuru ishyushye wakintu ngaho se nyine yimbwira nyine itarahora umva we agahuru kayambwa ngo ni David ubanza kahiyesha kagira inkuru rero mwaho kuziba hari ikidasanzwe kimubayeho se asohotse mu biro bya boss amarira atemba ku matama amaso yatukuye ubundi ahita yinjira muri rwa rumodoka rwahita agenda nizere ko ya video ikoze umuti wapa ahubwo ni Karine umaze kuhakongeza ko ntimubwiye ko azamutse mu kanya nahengereye David agiye mu biro bya boss bitamubwira ntigenda uhatwika hahire rimwe none se we ko cya David gihise kigenda sindamenya ikibaye ariko uko byagenda kose ishyamba si ryeru dore kimanutse na rwa ruda rwacyo ruba rwatuze ibipesu by'ishati mbona amarira yashotse kuri bya bitama nibwo mbonye David arira niba batanamwiruka ubanza bamuhaye amasaha 48 yo kuba yamaze kwandika asezera akazi ku mpamvu ze bwite ariko se wowe ibintu mbwira Karine ari hehe wundi watunyurire mu filime yabereye mu biro bya boss Karine ntaraza aracyari kwa boss
none se ukaba urimo kwishima utazi niba Karine yabashije kubyitwaramo neza. icyo nzi cyo Karine ndamwizeye nta kuntu ari kunanirwa gushinja David kuko amaze iminsi abyitoza. nyamara wasanga kagize ubwoba boss akaba agasigaranye arimo kugahata ibibazo. ayiwe Sharanga kunteye ubwoba we nyine ibaze ka Karine karamutse kavuze ko ari twe twagashutse. ibaze boss namuhata bya bibazo bye maze ka Karine kakavuga ukuri kose. niyo mpamvu rero nyine ugomba gutuza kandi ka Karine gatinya boss kuba urabizi. byahataye ngaho rero ibase rero katavoyemo urumva kacu kataba gashobotse. Mana nyagasani we urukembwa kashyaga. Imana iduhagarareho kabisa kuko njya mu banda tuvumbuye yatwirukana nta nteguza pe. noneho banyirukanye za ndahekana zanjye nazitungisha iki ko nyina nta kazi agiramo kanyagwamo. mana we mana yumva urinde imbehe yacu hatagira ikiyubika. ariko ubwo ni gute wambwira ukuntu abagore bose bo mu kigo ukorera bagambana kugushinja ibintu bimwe kandi utarigeze ubikora. ariko se sheri oya genda uko ubizi nuko nzi ingeso z'ubusambanyi kuko hari aho muriya nazo. umva yewe manywa iki niba se ubikora rwihishwa ngewe nkaba ntabizi bisobanuye ko utabikora. ariko sheri kuko kuki udashaka kunyumva ubu koko nawe ntiwizera ko ngewe David ndi umukristo nashobora gukora icyaha nka kiriya cyo gusambanya umwana. hekara ubukristo bwawe buragaragaye disi we urumva ese uwo mwana ko avuga ko wamusambanyirije ku kazi ubundi mu ruganda mukoresha abantu. oya none ntabwo Karine ari umukozi w'uruganda rwacu. Karine ni akana k'agapfubyi karerwa na nyirakuru kuva kakiri agahinja kugeza ubu afite imyaka 15. uwo nyirakuru rero atuye hariya hirya hariya aturanye n'uruganda sibyo. ubwo rero ujya mu bandi yemeye kukarihirira amashuri ariko muri weekend yakabwiye ko kazajya kaza kagakora uturimo duto duto nko gukubura hariya ku ruganda kurupa mu biro kakarandura utwatsi tuba twaragiye tumera hirya no hino mbese nyine uturimo nk'utwo ngutwo tworoheje. hanyuma se nimba urashaka gusambana iyo ujya gushaka abana bafatika ukareka kujya kwandavura kuri uwo mwana ko umwana w'imyaka 15 koko wumvaga ari ukwiye kunsimbura. ariko se kuki utemera ko biriya ari ibinyoma bari kumbwira ubu siyo nza gushaka gusambana simba narabigusabye koko. niyo uza kubinsaba basi bikagira inzira aho kujya kwandavura kuri kariya kana koko. rero numvise ngo nakanze yero wagerageje kumufata ku ngufu kenshi arakunanira. ariko si nibi shasheri unesheje agaciro uransebeje nako sinabona uko mbivuga gusa urambabaje gusa nta kindi nakubwira. ariko uko biri kose iminsi izagaragaza ukuri kwirimo kumbaho sheri. ukuri nyabaki ariko David ukuri nyabaki ubu siko numva afite n'ipfunwe ryo kwitwa umukunzi wawe. nuko mbwiye koko Bea narinzi ko ari wowe dukwiye guhagararana muri ibi bibazo ndimo ntazo bituruka none nawe wanyweye amaboko koko. ariko uzi kumva ngo umuntu mukundana agiye mu ruhame rw'aba rwiyemezamirimo afungura videwo y'urukozasoni haba hataranashira iminsi 2 ukumva ngo arashinjwa gusambanya ku gahato utwana n'abagore abereye umuyobozi. ubwo se kuko urumva bidateye inkeke kweri. sheri ndabizi ko irimo kumbaho bitakuneje sibyo ariko ndakwinginze we nkuraho amaboko sibyo mbabarire we nkura amaboko pe nzi ko Imana izantabara ikandwanirira ikankiza ababisha banyakarisha. babisha ariko ababisha uvuga ni ababisha nyabaki koko. biratangaje kubona na Kanzayire wanyikundishijweho nka mwanga atinyuka kuvuga ko nashatse kumusambanya ku gahato. ibi bintu biranambabaje byese binanyereka ko ari nawe wihishe inyuma y'ibyo Karine ari kunshinja. nta kabuza rwose nzahambarirwa amaherezo y'ubwo bushurashuzi bwawe. ubuse ko watangiye gukora iperereza ukaba umaze iminsi ushyushya umutwe ngo turategura ubukwe ubwo bukwe tuzabukora ufunze. njye Imana izampagararaho ibyo ndabizi neza nzi ko Imana itazemera ko mfungwa nzirakarengane. ubwo rero mu gihe tutaramenya iherezo ry'ibirimo kukuvugwaho umenye ko iby'ubukwe bwacu bibaye bihagaze. ngwiki nibyo rwose ngewe nkubwiye. Beata ibyo bintu niho bivuze koko. nibyo nibyo bikubwiye. ese ubwo uravuga utyo wirengagije ko namaze gufata irembo no gutanga inkwano z'ibanze. ubwo uzi ko namaze no gutanga invitation ku banyamuryango no ku bantu bose b'inshuti zanjye. ibyo bivuze n'ibiki koko. ibyo kuba warafashe irembo ntacyo bivuze kuko n'abandi bazarifata. izo nkwano nazo kandi abo wazihaye bazazigusubiza niba nanirangije nzazikwihera. ariko sinakwihanganira kubana n'umugabo w'umusambanyi. umugabo w'umusambanyi cyane.
cyakora ndabona imana yo mu ijoro ariyo isigaranye nanjye. imana yo mu ijoro, imana nayo izakureka kuko nayo nishyigikiye ubushurashuzi n'ubusambanyi wadukanye. mbiswana nigendere mu kazi kanjye ubureke gukomeza kunesha igihugu. barantegereje. ariko rero bose ndakumva, niba udashaka kwirukana David kandi rero nyirabayazana wo kwanduza isura y'ibyo dukora, ndumva rero ukwiriye kubazwa impamvu abakiriya baducitseho. ntese gute se igihe mbazwa iki? urumva abakiriya bazatuyoboka bate se mu gihe bahora bumva inkuru mbi ko umuyobozi weguriye uruganda rwawe, warangiza ukagaruka ukabitwegekaho ngo turatanga umusaruro muke, urumva utaturenganya kwera? nyine urumva David amaze iminsi amumbya koko, ariko kubona uwamusimbura bisa n'ibidashoboka. ariko uzi kuriya musore yitangira iterambere ry'uru ruganda kundusha kandi ari nyirarwo cyane rwose. ushishoje neza wasanga mu bakozi dufite hano harimo abamusimbura bashobora gukora akazi neza ibintu bikajya mu buryo. ngaho mbwira ko wabigenda ndamutse ngo inshingano nk'isi. ariko se rurinda ujya kure, inshingano za David wazimpaye ukareba ko ntazikora neza. urama ifite mu kazi se ubona ari iki David akora ntamurusha ko? ntabwo amashyi wambyaye. umva nkubwire, umva sharanga, reka nkubwize ukuri, kugira ngo usimbure David ukore nk'ibyo akora byagusaba kongera kuvuka ugasubira kwiga ukaza urundi wundi utari sharanga abo turimo kuvugana. rero niyo mpamvu uvuga ko David ashobora kuba yaranakora. ariko ndoga ibiki ubu koko hejuru y'ibyaha byose David amaze iminsi akora uracyamushimagiza bene ako kageni? David si ukumutaka, burya ni umusore w'umukozi, Mutaka ahubwo sizi impamvu wowe utabibona kandi ari wowe ushinzwe abakozi. ese burya urakibuka ko ari njyewe ushinzwe abakozi? ese ushatse kuvuga ko nguhemba ntazi icyo nguhembera? niba wibuka ko nshinzwe abakozi se nkaba ashinzwe kugenzura imyitwarire yabo, kuki utumva inama nkugiriye yo kwirukana David ukomeje guteza ibibazo muri uru ruganda kugeza ubwo abakozi barwo tutagitewe ishema no kurukorera koko? ntabwo se kwirukana David ko bikuraje ishinga. yewe narakubwiye ngo ikibazo cya David kindekere nzakikemurira kandi nzafatanya n'inzego z'ubutabera bizagenda neza. ngira ngo urabizi ko kuva ejo bundi ubugenzacyaha bwatangiye iperereza ku byo Karina ashinja David. ibyo ndabizi ko David amaze kwitaba inshuro zigera muri 3. none ikindi kibazo ufite ni ikihe? akorwaho iperereza kuko yarasambanije Karine akanamutera inda. yego nyine ibyo rero birekera ubutabera, urumva? ibyo birekera iby'ubutabera tuberekera ubutabera, urumva? ibyo kumwirukana nabyo bindekere kuko n'igimukoresha, uranyumva neza? ahubwo wowe mbwira ibyari bikuzanye mu biro byanjye umpe n'umwanya nkora ibyo nakoraga kuko birihutirwa. yewe narinje kukubaza niba wamenye ko iyo mandwa yawe ngo ni David wabaye intero n'inyikirizo mu binyamakuru bamuvugaho ibyo gusambanya abana. ariko nawe ayo magambo nk'iryo by'impamvu uvuga ubwo si bibi koko? kuki mudakundana? ahubwo si wowe wundi kandi wajyanye izo nkuru mu binyamakuru ninde? wohohotewe nyine niwe wajyanye inkuru mu binyamakuru, hasaba ko bimukorera ubuvugizi ko yabikubwiye nyine ugatinda kugira icyo ubikora. sinatira burya sinaratize sinamenyesha inzego bireba. nawe isomere dore reka turebe iki kinyamakuru n'ibyo byanditse. turebe ariko inkuru zirihuta koko uruka kanya bigeze mu binyamakuru. none reka ndebe soma nyine reba. ntibishoboka dore ndebera nk'uyu nguyu ibyo yanditse ra ngo David uherutse kwerekana amashusho y'urukozasoni mu nama. ibyo si by'inama ubundi yabibwiwe n'iki? ubu noneho arashinjwa gusambanya umwana utagira epfo na ruguru ndetse ngo akanamutera inda akazakumira abahungu. ngira ngo ndakubeshya? niko bishoboka bitera akumiro gusa se nakandaraho. yewe gitangaje ni ukuntu urimo kumushimagiza ngo ni umukozi w'akataraboneka i Rwanda ma. uzi ko umanga yatanyewe n'indi injira. mwiriwe neza boss. mwiriwe neza. nkuko uragenzwa n'iki mu biro byanjye ko umuntu ufite akanyamuneza? narinje kubamenyesha ko uruganda rwacu rwabonye umukiriya w'imena uturutse hakurya mu gihugu cy'abaturanyi. umukiriya w'imena? uri mukiriya kira? uwo mukiriya rero ni umwe mu bo twahuriye mu imurikagurisha mpuzamahanga mperuka kwitabira. rimuherukamo? rimwe ryahuje ibihugu byo muri aka karere igihugu cyacu. ndabyibuka ariko ukuntu ari guhita mwibuka se niba wundi se w'umukire bavuga ngo afite za depo z'ibiribwa? ni umushoramari mu bijyanye no gucuruza amafu y'ibinyampeke. rero naramwegereye turaganira mukundisha ifu yo muri uru ruganda. yumva se
namuhaye n'imifuka 10 yo kugeragerezaho ubucuruzi akareba ko abakiriya be bazayikunda. Ubu rero nizere ko bayikunze cyane. Yambwiye ko ifu yacu rwose abakiriya be bayikunze ku buryo agiye kujya arangura toni imwe buri cyumweru. Numva se ahubwo ubwo rwose numva agiye kudukura mu gihombo. Niyo mpamvu rero ntababwiraga ko ari umukiriya w'imena. Birumvikana rwose. Ngagiye no gukomeza gushakisha amasoko cyane ku buryo mu mezi make azajya arangura toni 2 mu cyumweru. Toni 2 zose? Ahubwo se ko numva ingano naso yabigiye kutubana bikira tuzabikura he? Icyo si ikibazo rwose. None bimeze bite? Ubu namaze kubona umukire ukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Uzajya utugemurira ingano zikuye mu mahanga. Niumva se ahubwo yashadabi ko arahora umuntu w'umugabo cyane sha. Murakoze cyane bose. Burya nezerwa n'uburyo uhangayikirwa n'iterambere ry'uruganda rwacu. Ndabikunda cyane rwose. Rega nkunda akazi. Ikibazo nuko ateza imbere uruganda ari nako ateza imbere ingeso zo gusambanya abana. Reka duheshe isura mbi. Yose bihuriye. Utibagiwe no gutegekesha igitugu abakozi. Sharanga. Iyo ndakwiyamye. Iyo twavuganaga byarangiye nta rindi jambo ryawe nkeneye hangaha. Vuga uvuye hangaha uneke nikorera akazi. Ngiye gukora ibikureba. Hasoni. Turavuga iterambere ukazana iteranyuma mu ruganda. Reka nigendere. Si Hasoni. Ese Kanzayi, burya nawe imfura yaguye utaratega moto. Ukunze se mwene Kayitare natinyuka gutega moto ngo ndatashye mbona imvura ikubye. Ndakuze nawe imvura yitinya kurusha uko ihene yitinya. Ndabona ngewe ngize amahirwe Sharanga baraje harahita marifti. Sharanga wowe tebuka ukingura aka kamodoka kawe ngeze mu rugo dore imvura imeze nabi. Yewe ngahangwino winagiye muri basumba gutira yanjye tugenda. Nyumva se ahubwo ndabona imbeho iriho yari imaze gukubita utangiye guhekenya amenyo. Si wese watinze kuza ku marifti. Ese ubwo nanjye mwampaye rifuti mukanyiza imvura bavandi ko ndeba kuza gutega moto biri bibe ikibazo ntimwandwanaho. Sharanga karaga cyecuru suraga harifitira cyangwa tukirengagiza twigendere buriya ntingashaka kutubuza gutaha twipangira gahunda zacu. Ko mutambwira se Sharanga nze mu ntware nyabuneka ni mu ndwaneho. Kanzayi ndabona Venance yakotirije reka tuve kumutwara imipango yacu turivuga maze kuva mu modoka. Reka mfe kukabwira kaze tugatware nta kundi twabije. Urya kwica imbwa y'umuturanyi biragorana. Umva Venance ndakumva. Ngwino tugenda widukerereza this way. Nuko murakoze badi. Burya ibinyabiziga birarutanwa koko. Nibaza gukuntu ndi bubone moto byari byanyobeye neza. Icara aho ngaho inyuma rero kinga urwo rugi. Murakoze. Naho se basomba gutira yanjye rero tugobotse. Reka dutsimbure tugenda ahubwo. Ariko nubwo nafite nziza nk'izaba databuja ariko burya ibigaze biruta ibibuze. Baraze ko bageze iyo bajya. Ntubona David kasigaye agendera mu modoka miliyoni zingahe kandi yaraje gusaba akazi hari yateze moto. Soko se asigaye afite indi turitse ibifungo reka sinakubwira kandi yaraje indi ifatanye n'umugongo. Amfasha ko yageze mu ruganda se jya mu muhanda akamushyira ku ibere yabuzwa n'iki kukubwa neza. Arabeshya ariko nta gahora gahanze. Njye numva n'abakristo baririmba ngo nta ngoma zidahanguka uretse ya Yesu. Ego ko ariko mwabantu mwe David mwaretse kumutega imitego koko ari mugenzi wanyu. Uzi ko wagira ngo David hari we yasimbuye muri mwe. Ko ntawe yigeze yimisha umugati. Ni wowe ubizi. Mwamwifurije kuva mu bibazo bimwugarije agakomeza kudufasha mu iterambere rya ruriya ruganda rudutunze twese. Ariko wa mukecuru njyewe n'ubu rwose hari ibintu nariyumvisha neza neza. David yaguhaye ikikomba numva wamushyigikiye ukamushyira imbere nk'aho ari umuhungu. Oya njye nanga imigambi mibisha mu mufitiye. Ahubwo njye nibaza icyo mupfa kikanyobera. Niki gituma muhora mumuvuga nabi mugahora mufitiye ishyari koko mu muzizi. Ariko ni imbere yirira ikecuru. Uranyumvira ukuntu aka gakecuru kavuga n'ijinyori mu modoka itari yako. Ariko mwagiye mukumva gabanya ubushinzi mu modoka abandi mukecuru. Je nkunda ukuri gabanya ubushinzi nyine. Ntuntuke nawe iyi modoka si yawe disi we. Kandi binabaye ngombwa nayivamo n'ubundi mwene rwa butogo sinsanzwe ngenda mu mamodoka. Ariko urabizi Kanzayi sha reka mparike hano ubundi uyu mukecuru amvire mu modoka ariko guteza akaduruvayo. Ndavamo rwose.
umva mukecuru ndavuze ngo sohokera mu modoka ndagiye gira vana bwangu oya nasohoka atanyagirwa cyangwa asubire ku kazi abwire David amutware mu mvishe inyoni ryako kandi Venansi uzirikane ko gahunda tuyikomeje nugira ijambo rigucika ku migambi dufitiye David uzamenye ko uwo munsi uzarara mu nzu rwose ngaho nimugende rwiza mama we aho nimugira ngo mvira mu modoka nimvira mu gihugu zibaho ngaho se nyine nawe ndakwiyamye wagashinze tumuka sharanga twigendere rata turekana n'aka gakecuru katagira ubwenge gasigare kanyagirwa munsi ya kiriya giti wenda aho ngaho twanagira n'imana inkuba yazi kakankubitira ikakamaramo buriya bujiji bunuka soni sha reka twigendere rata n'ubundi rero ikecuru ntiryari gutuma twiganira ku migambi yacu amazemo umwuka gusa asoni ubundi koko twagize ubwenge buke bwo kumushyira mu modoka nanjye ubu nibyo nibaza aha ngaho mbwira rero bose yavuze icyo abonye ziriya nkuru zanditswe kuri David yewe yasomye umutwe wa ya nkuru mbona rwa ruhara rwe rumanutsemo ibyuya byakuzura akadobo neza neza ariko nyine aracyakomeye kuri David pe icyo nzi cyo nuko ngewe mfite iyerekwa rinyereka ko mu minsi mike ndaba nziranye n'umuntu ukomeye witwa Sharangabo uriya mwanya uzawegukana nawe ugura imodoka nziza nk'iya David ubyibuhe wubake inzu nziza abana bawe bajye kwiga mu mashuri mpuzamahanga umakaza mara ninkomera nawe uzaba ukomeye nzahita nkuzamura mu ntera mushyire iyo mu bicu umushahara wawe ugiye gute mutumbagize koko se uzajya uhembwa mere nkaho urimo kuyoresha inoti igiti yewe ngewe nubwo n'umushahara nkushaka ariko ikintu kizanshimisha cyane ni ukubona David atandukanye n'iriya karashika ngo ni Beata ako nta kabazo toto ubwo se urumva ibyo Karina ashirira David niwe muhama filime y'ubukwe bwe na Beata itazahita yiziga aho rero niho nzafatira David muri ako gahinda n'ubwihebe ubundi nkamutoneka koko nkamwishima hejuru nkamukina ku mubyimba naho kumva uko kubengwa bimera nzajya musura muri gereza njyanywe no kumushinyagurira umushenzi nakunze akambenga sha akajya gukunda kari agashinzi ngo ni Beata kahuri ariko se ko narinzi ko iby'urukundo wabyivanye Sharangabo we David nubwo ndimo kumugambanira ndamukunda ku buryo kumwikuramo bidashoboka iyo ngerageje kumwibagiza ndushaho kumurota oraseka yari baravuga ngo urukundo urwo se urukundo yagira ngo nta batayimoni yewe gusa ubu muri migambi dufitiye David izagenda neza ubundi umwihimbure icyo ndakizeye umva neza ahubwo Karina mereye n'aba mwishyuza y'amafaranga twamwemereye nuko reba ko tumwishyura atazivumbura kumwishyura rwose kuko Karine hariya yadukoreye umuti kabisa rwose umuntu wahangaye guhagarara imbere yajya mu bandi agashinja David kumusambanya ku gahato akanamugereka y'itariye tumwishyure pe umva reka nkubwire ibihumbi $300 tugomba kubimuha kayamamagaye ambwira ko nidutinda kuyamuha ibyacu azabishyira hanze ntitwamuhaye avansi y'ibihumbi 100 tumusigayemo 200 ngewe 100 ndaje muhamagare nyamuhe nonaha rwose nawe irindi 100 urarimuhaye yewe nta mafaranga afite ariko ndaje ngiye nishake ko mbeshya beshya umugore mu muhamwanye nyine ameko twagendeye kwishyura minerivare ya wa muhungu wacu ahubwo wibuke ko tugomba no kurara twishyuye yanda ibihumbi 100 twayemereye kugira ngo mu rukerere ibyukire kwa David shakazaye nakubeshye rero ntayandi mafaranga nabona pe rwose ninkora ishyano cyakora ndabona ibyo bihumbi 100 bya Karina ayiriya ndaya rwose yura yashaka kabisa mfira Sharangabo kandi ariko uzikuriya mutego wa Julian uzatuma David ahinduka iciro ry'imigani muri iyi Kigali bigatuma Beata muzinukwa uriya mutego ndemeranya nawe ko ari umushibuka mwiza ku rukundo rwa David na Beata ariko nyine kubera ko ari wowe ufite inyungu mu kwica ubukwe bwa David na Beata amafaranga yo guhemba Julian uyishaje Sharangabo ko numva utangiye kwikunda uteseka ariko ntacyo Julian ndayamwihira nta kibazo base ko ndeba ngewe ungejeje mu rugo nta kuntu wagura kabyeri tukinywera tukanashima Imana higejeje itugabiza David inzoga zo ndazigura nushaka umbwire nterura ikaziya yose ngaho re mbona bwije sizo nzoga zose twazinkuka zataryari gutasi n'itegeko uratangiye sinumvise n'igitanda cyawe gisusuruka kurusha iki wageze ajya handa nyamara rero
kandi n'ubundi rega nanikumburiye bya bihe duheruka kugira nawe. hoshi sharanga hoshi. Rero uyu mugoroba rwose ureba uko ugenza si byose aka kandi rwose ntumpakanire kuko ndumva urukundo rwamaze kurenga igipimo pe. ariko sharanga ko numva umaze kubigira akamenyero ubwo ntushaka kuzantera inda. ariko se bebe wanyemereye ko kukaza tukaganira birambuye nkakubwira ukuri kubirimo kumbaho byose? ariko si ubwo ufite iki cyo kunsobanurira hejuru kunsimbuza ariya mahero ngo ni Karine. oya wumva ufite ibyo uza kunsobanurira uretse kuntesha umwanya wanjye koko. wowe mbabarira uze nkubwire ukuri kose pe kandi ndabigusabye mbabarira ubikore sibyo? ariko urabizi David nta kibazo reka nze nubwo nzi ko urimo gushaka kuntesha umwanya kwanze reka mitera nabyuka nzi tubonane muri iki gitondo nzajya ku iduka mvuye aho ngaho. wawe ntiwumva se ahubwo ni karibu rwose wanjye mukobwa mwiza ndagukunda kandi nzi ko nyuma y'ibi byose biri kumbaho nabigizemo uruhare tuzasubirana tugasubukura umubano wacu wagambaniye n'abanzi banjye. ariko se ubundi uyu muntu byose nkomangira ninde kandi? ariko se kandi zita uwo muntu uzindutse aza kuguramo uruturu n'uwahe koko? sinzi uwo ari we sheri. umva reka njye gukingura ndebe umuntu nkomangira ubanza ari wa muhungu nzanira amata dore ko nawe azinduka nk'umwako. ngaho kuko ujye kureba uwo muntu reka nanjye mbyuke nitegura nzi tuvugane mbona igihe cyo kujya gukingura iduka. nibyo itonde nze ngukingure ariko nabyumvise ko urimo gukomanga. uraha neza David? yambi ariko se none wowe n'uwawe uzamuhobera? gutinya ko umuhobera urabona hari amahoro nambaye David? ndekura gusa waranyibagiwe. ndabona ntawe umuzi pe. ariko kukimwirengagiza we ubundi se kuba utanzi byatuma utampobera wakireka. ntiwitwa David? ntukora mu ruganda rwajya mu bandi nkubwire n'ibindi? ok ndumva uzi noneho ngaho mbwira ikikugenza. gahure ko ndeba se winjira mu nzu kandi ntigeze ngo wakaribu. umva sohokera mu nzu ugira vuba nta soni. oya sohoka. oya ndeka David ndakura mubwira ikingenza nicaye. garuka ariko uzuze uragenda. kuko nta muriro nzanye ku kibuno ngo ndatwika izi ntebe zawe wanditse. ngaho garuka. basi ndakwingenza mbabarira nzanira amazi yo kunywa. yosha David. ariko se tutagiye kubeshya koko uragenzwa no kunsaba amazi yo kunywa cyangwa uri gatuma? ni ukuri kw'Imana ndashaka ese ubundi urinde uri uwahe kutanyibwa ubundi uragenzwa n'iki? aha kumbajije ibibazo nk'ijana icyarimwe se ubwo ndagusubizane. yitwa Juliana n'ibindi bibazo ndabigusubiza umaze kunywa amazi yo kunywa kuko inyota imereye nabi. natse niba ari amazi reka njye kuyashaka nyakuzanire nyagusa. kwanguka ahubwo se ko ndeba nta mazi mfite muri iyi nzura? yaranje rwose mbabarira. ariko reka njye mu gikari muvomere robine nyamuhe ndebe ko yamvira mu nzu. uyu mukenyi ubundi nta ntera umwako. nzanira amazi yo kunywa kabyara we ndarembye merewe nabi rwose. yewe ndaje nyazane rwose. simbuka. harya ngo witwa Juliana? ariko aranuka inzoga we wagira ngo yaziyuhagiye pepepepe. ngahure yakabutini itangiye no kuvuza induru. munabare ariko se ubaye iki wa mugore we? mana we wa muginga yinjiye no mu cyumba cyanjye. umva nsohokera mu cyumba wa musinzi. gira vuba. ngaho uko si uyu muntu usigatumwa? ni munabare munyishyuriza David dore yaraye nsambanije none yanze kunyishyura. cyore ni munabare munyishyuriza uyu mugabo arashaka kunyambura ibihumbi byanjye 50 nta n'isoni. amafaranga twavuganye yose akasakumiro bahu abagabo barabona koko.
ubwo uravuga ibiki wa musinzikazi we ubyutse ubera n'umwaka nsohokera mu cyumba se cyangwa nanjye mvuze induru ntabwo nsohoka mpaka umwe amafaranga rega karatinyutse karananyinjirana nta n'isoni umva ibyo kivugishwa ngo nagasambanyije kingura icyumba cyanjye se cyangwa mvuze induru wa mutekamutwe we ibeshye yivuze se kandi ndakuvugiriza induru sha ndakuvugiriza induru ahubwo yivuze cyane kavuze idebe karindagiye nta soni nyenyesha ujya no kwishyura disi we hehe ijoro ryose wandaranye se wumvaga utari buze kuryishyura ngo ijoro ryose nimuze munyishyurize muze munyishyurize ariko agasakumirura akumira umva nanjye reka mvuze induru bakungurire mu cyumba nawe uvana hano utampaye ni mu ntabare najya nkubeshyera nta soni warabinyinezeza umbwira ko ndi mwiza none ubonye bukeye udafite aho kunyishyura utangiye kunyita umuteramutwe ariko nta n'isoni ugira soni nawe se ko utazifite nyishyura ibyo nyishyura se nyine ndi gukora nawe mu gitondo uri kunyereza kubw'amahirwe rwose ndabona na polisi ihageze naza dukiranure abavani babura rwose nyizindaye ibyo sintesha umutwe muri iki gitondo habaye cyane niko niki gitumye mubyuka muvuza induru kuri uyu musozi rega natewe ariko ubwo muba muzi ko murimo guhungabanya umutekano n'ituze rya rubanda ratafanda icyo kigabo ibyo kivuga nibyo koko ndindaye ariko ikibazo ni uko cyanze kunyishyura kandi twararanye none kibonye bukeye kirashaka kunyirukana kitanyishyura aho urumvaga ko kitateganya afande simurenganye rwose umuntu simuzi ageza mu rukerera mu musesa aramamagara arakomanga yaje yinjira mu nzu utaziranye akomanze yenda kumena urugi nkingura ngira ngo ndebe uwo ari we ansaba amazi yo kunywa ansaba amazi yo kunywa yigize umuhwere ngiye kuyazana birushye mu cyumba cyanjye none nyumvira ibyo ambereyemo ese ubundi ibyo nshinja bifitiye ibimenyetso ikimenyetso kiruta kuba ndi mu buriri bwawe se ni iki nta soni ni ikihera nubyutse aka kanya nari ngupfumbase ugatangira kunsohora ukanga no kunyishyura niba kwihumurize wumve ko udahumura ka parufe kanjye ubundi se kuki wikingiranye kingura umuryango vuba afande njyewe nari nikingiranye ngo kitanyirukana kitanyishyuye erega aya mafaranga tuba twayavunikiye afande ariko nawe tekereza ijoro ryose ubwacyo umuntu akanga kukwishyura wishyire mu mwanya wawe ijoro ryose afande ndakumva nakingure nkwereke ikimenyetso simusiga kikwereka ko iby'indayi nshinja ari ibinyoma byose ufite ibimenyetso reka nkingure batiriwe banabinsaba kingura nyine icyo nshaka ni ukunyishyura di afande ngiye kukwereka ibimenyetso simusiga biguhamiriza yuko iby'indayi bimbeshyira ari ibinyoma ufite ibimenyetso ibimenyetso se gusa ibi bimenyetso se nyabaki urasabye gusa umusore mwiza nkawe buri 50,000 byo kwishyura indaya koko ariko ubwo urumva urusaku wateje hano koko wa mukobwa we ngaho sha nyereka icyo kimenyetso wambwiraga afande ngaho reba itegereze neza uyitegereze kuko kuri umugabo nanjye nkaba undi ni gute koko naba naraye nsabana n'iyi ndaya n'ibi bipfuko ndebana kweri ni gute hanyuma si ibyo bipfuko kandi ko nasobanukiye impamvu zabyo ubuse hari icyo utabona afande nyine urumva ejo mu gitondo nibwo navuye kwisiramuza ibi bipfuko ureba rero nyine nibyo muganga wansiramuye yanshyiriyeho ngaho rero uriya mutekamutwe niyongera avuge ko naraye nsambana nawe bukarinda buke ngaho se navuge wongera uko foresi vuga subiramo ibyo wavugaga bisubiremo agatekamutwe gusa umva shaka mukobwa we harya ni Juliana nitwa Juliana sohoka sohoka haze neza rubwa gusa ubwo rwose ngewe 50,000 byanjye David agomba biyima ngwino hano usobanurire ni gute uvuga ko waraye usambanye na David kandi bigaragara ko ejo aribwo bamusiramuye n'impapuro zo kwa muganga rwose ngenda zibira turebe urabeshya turebe umva jya imbere ujye kubisobanura ujye gusobanura icyaguteye gukora ibyo bintu ariko rwose afande ngewe mwajya kumfunga mwagira mute mumenye ko ntagomba gufungwa njyenyine abanshukishije amafaranga ngo nze gukora ibyo nakoze byose nabo ugomba gufunganwa ngo sinabivuze ngo ni gatumwa sinabivuze afande ni ukuri kw'Imana simba beke sharangabona kanzayire ngo banshutse barashutse ngo ntekere umutwe David mubeshyere ko yansambanyije mbega bahemo niba uhamya ko ari bo bagushutse
iyi mesaje bakaba babyihisha inyuma buretse gatafande dore ngiyi na mesaje ya mobayiro mani irimo amafaranga bamembye ngo nze gutegera umutwe David jya imbere tujyane ujye kutwereka aho bari tugende yewe Sharangabo we. twumvikaniro Karine uranyumva neza ndakumva niwe wanyibwire ko David yagusambanyije ndetse akabikora inshuro zirenze imwe kugeza guteye inda nibyo ndabyemera rwose ko nabikubwiye none ko wambwiye ko igihe David yagusambanyaga se yarasiramuye ukanambwira ko ari cyo kimenyetso simusiga ufite ushinja David ukandura cyabyemeza narabikubwiye rwose kandi sinamubeshyiraga n'ubu bishobotse ko mumureba mwasanga ntarababeshye none se Kari muri iki gitondo ko umugore yatekeye umutwe David amushinja ibinyoma ko basambanye nyuma bikaza kugaragara ko amaze umunsi umwe yisiramuje kandi wowe ukaba waravuze ko igihe yagusambanyaga yarasiramuye ubwo icyo wavuze uracyabihagazeho ibyo navuze ngo basanze adasiramuye cyane rwose kandi umupolisi ubwe niwe wabyirebeye none we n'ubu uracyamye ko ngo David yagusambanya agasiramuye ariko rero rwose mumbabarire pe nyine byose byatewe n'iki byatewe nuko narashutswe rwose vugisha ukuri rero wa mwana we kandi ntukagire ubutiriganya ukiri umwana niko none uracyemeza ko David yagusambanyije oya naramubeshyeraga n'inda ntwite ntabwo ari iye rwose ntibishoboka n'umusore wayinteye yarapfuye twaramushyinguye none se n'iki yaguteye kubeshyira David bene ako kageni nyine byose byatewe na Sharangabo na Kanzayire banshukishije amafaranga ngo mbeshyere David ko yansambanyije nindangiza mugerekeho n'iyinda ubwo se wagomba ngo bari bagambiriye iki koko ngo bashakaga ko wirukana David bakamusimbura wowe se kuki wemeye kwifatanya n'abagambanyi kuko Kari umwana ukiri muto nkayo ko bakwiye kwishora mu byaha by'ubugambanyi amafaranga menshi numva sinareka kuyakorera kuko n'ubundi ishuri nari namaze kurivamo kubera ko nari naratewe inda ubwo se baguhaye amafaranga yatumye wishora mu bugambanyi koko bampaye 300,000 kandi rwose kuva navuka nari ntaratunga n'30,000 mvaga rero ngiye kuba umukire yewe ubu se Kanzayire na Sharangabo bumvaga bashobora kujya mu mwanya umwe wa David koko cyangwa hari izindi nyungu bari babifitemo ngo Sharangabo yari gusimbura David ubundi agahita azamura mu ntera Kanzayire reka gusa nyine Kanzayire we ngo yanashaka ko David aseba maze Beata akamwanga bigatuma Kanzayire abona ko yihimura kuri David ubu se ko baguhaye amafaranga ukaba warayariye none ukaba ugiye gufungwa wungutse iki nari mpangayikishijwe n'imibereho nzagira nyuma yo kubyara kuko urabizi ko ndi imfubyi kandi n'uwayinteye yari yarapfuye urumva rero ko ari amafaranga bampaye ntari kuyanga kuko numvaga azamfasha kubaho neza maze kubyara ndakumenyesha rero ko ngubu tuvugana Sharangabo na Kanzayire barimo guhigwa bukwari kugira ngo batagwe muri yombi nkakumenyesha kandi ko ibyo wambwiye cyagihe n'ibyo umaze kumbwira noneho byose nabifasha amajwi urumva ubu ngiye gutanga amakuru ku bugambanyi mwakoreye David kugira ngo muryoge ingaruka zose bwateje aba kuri David ubwe no ku ruganda rwanjye ntabwo nzongera urumva ubu nyine nawe mu kanya katarambiranye baragutwara kuri umufatanyacyaha nta soni ariko wa mugore we ko naraye nkubwiye ko ndi muri misiyo y'akazi mu ntara kuki ukomeza kumbaza ahundi ubwo urashaka kumbaza andi mafaranga yo guhahira izo nzana zawe dore ko nawe wahindutse agafaranga ubundi se uba wumva ngewe Sharangabo ndi uruganda ruyakora kwanza reka mpite nanagukupura cye kuntesha umutwe cyakora Sharaga reka nkubwize ukuri umugore wawe nawe ari mu bagore barushye pe umva sinzi uzakigura uko ameze ariko Imana izandinde gushaka umugabo umeze nkawe rwose mbese kandi ngewe se ndi umugabo mubi wa gikobwa utaba mubise reba nk'uko n'ubu umubeshye ngo uri mu kazi kandi wirariye muri jugujugu kwa Kanzayire noneho urangije urenza no kumutuka umucyurira ngahora kwaka amafaranga uriya mugore rwose maze kurambirwa isabiriza rye rya hato na hato mu kanwa ke haburamo mpereza nyoherereza nyongera ndi yayandi yashize kandi ugakantesha umutwe aricyo nanjye nibure nayo kunywa byeri sha uwo muri faranga ugiye kuribona ubure naho uribika
ariko ubuzi ko nujya ku mwanya wa David umushahara wawe uzahita wikuba 4 kose. umva sinjye uzarota David asohoka nkinjira ubundi nawe nkakuzamura nkagutumbagiza ku mwanya uhemba neza. urumva nimbura n'uwo nirukana mu gusimbuza nzahimba umwanya mushyashya udasanzwe ubundi ngo gushyiremo. Ni icyago kundi ntiwumva umuyobozi nyamuyobozi ahubwo Sharanga wowe ubu gukira ntibikiri inzozi ariko kandi abaye n'inzozi turimo kurota ntabwo twaba turota izo tugiye gukabya. Abo by'inzozi yewe ngiye nkwijeje ko ninkira nzagukiza. urumva neza yavuze nakwibagirwa ukuntu mba naje ukanyitaho nkarya nkanywa namara guhaguka nanyumvisha umunyenga wishimirwa n'abagabo bose. ahubwo kubera ikiganiro cyiza tubyokiyemo nkwemereye indi minyenga ibiri myiza mbere yo kutaha. nicyo nkwemerera umukobwa mwiza utagomba icyaha. waza mfite byinshi nkukundira pe kandi reka nkukundire ga ni mu gihe duhuje viziyo yo kwivuna David. wose kandi ninde ubyukiye ku rugi rwanjye ko nanjye ndibaza nkomangira atyo ko nanjye ndibaza umuntu uzindutse duturaho urugi bikancanga pe. ubu kandi wasanga ari yanshinze iginsanira utwenda two kugura kuko ari imaze iminsi nyishyuza ubusikiye bwayo yankubye. polisi arakwishyuza ngahe si uwo mubura agasani ariko ntacyo genda urebe nusanga ari we akubwira yakwishyuza nyakwishyurira ariko rwose akura impagarara hano. reka nkingure icyumba njye muri salo nkureho rido ndebe uwo ari we genda urebe nisanga ari we ndamwishyura maze kumushishura ihuteye magana ngahe si amafaranga yatuma byukira ku muryango wajya avuza amahoro. oya murebe tumwishyura ugaruke mu buriri usezere umusangirangendo wawe amahoro dore mu kanya nanataha ni nayo yayo. Sharanga wowe Sharanga karabaye ukanya twaguswe impande zose ubanza kacu kashobotse. kuki uwo mucuruzi w'amasutiye se wavugaga niwe wagose inzu impande zose? va amasutiye yawe wambara imyenda yawe witegure kujya mu mapingu dore kacu kashobotse. ariko jyana izo nsenya zawe hirya sha. nk'insenya nyine byuka ujya kubyirebera. umva indabanzo nkizuye umururumba mbyukanye uve mu rugo rwenyu utangiye kuruzuye umva kandi nanone ndareza ubwo urashaka kunjijisha mu kanya ukancika nkabyuka nkagenda utanyiciye umwaho. umva mbese uko cyabaye ndakubwira ko inzi guswe na polisi nawe ngo nize nkumara imirurumba nta soni ufite. ngwino va muri ayo ngo mve muri ayo uri muzima Sharanga va muri ayo yewe ngwino fungura murago haraka ubwo ntiwumva uko batubwira bakintu burakubyuka ukambara barakujyana imyenda uyikoreye ku mutwe ni akazi kawe. Kanzayire we erega nushaka wizanye kuko ibyanya Sharanga abona bishyize hanze nabishyize ahabona sinari kwemerera gufungwa njyenyine nzira akagambane mwashoyeho usohoke. uziko ibyacu byasubiye mu kanyagwawe Kanzayire we uzi ko ngo ari Juliana namwumvise neza niwe rwose njyewe namwiboneye ari kumwe na polisi tagahuru kimbwa kaduhiriye ku mutwe nawe urateta aho ngaho kandi wewe fungura murango wanza gukingura dukoresha ubundi buryo. umva Kanzayire numva iki reka amatwi yewe wumve reka negure matora ndambarare hagati yayo hagati yayo n'isaso nyine y'igitanda ntawe umenya ko ndimo kuko nta muntu uzi ko ndi hano. ubwo ushaka ko bamfunga nyine ngo usigaye wipfuritse mu masaso y'igitanda sohoka tugende n'ubundi sinakwemera gufungwa ngo usize hano. ubu se umugore wanjye namenya ko bamfatiye hano koko urumva azabifata ate n'ukuntu umaze kumwihenuraho. ibyo birakureba sohoka ibyo usohoka tugende batubuhere hamwe disi we. urumva ni amfunga akazamenya ko bamfashe naraye hano koko azigera nanjye murira kandi azi ko ndi mu ntara. ibyo birakureba sohoka ibyo usohoka tugende batubuhere hamwe disi we. byose si wowe wabinshoyemo uraharanira imyanya y'abashoboye gukora akazi katunaniye. umva mbese ngo karatangira kunyigana ndakubeshya se wowe wabizanye ariko kudakingura sha byose ntibyaturutse ku ishyari ry'uko Beata yagutwaye wakunze akakubenga. ibyo byaje mbere. Kanzayire sohoka indayi wahonze amafaranga ngo imutanye na Beata urabona atari yidukozeho. cyakoza Juliana mbana yanjye Juliana nabo mudahuje intego ndabibonye. ukingure umva Sharanga sohoka batubuhana ibyo wivugisha n'ibitapfu yewe emera ufe kigabo. sasa ndabona wanze gukingura ku neza ubigikurikiye nuko tugiye kurukinguza imbaraga. ayiwe ngo agiye kurukinguza imbaraga afande erega si ukwanga gukingura ahubwo rwose umugabo uraha ngo ni Sharanga barashaka kwisha kandi byose niwe nyirabayazana wabyo.
reka nze ngukingurire rwose nawe umufashe Sharangabo muri kumwe nimushoboka mwese. ese iyo nshuti yawe Sharangabo twayishakiye mu rugo rwayo batubwira ko yagiye muri za misiyo z'akazi naho mwihugikanye hano sha ngaho kingura kibajyana mukwiye kujya n'ubundi ngo ibikundanye birajyana wabase wowe twamaze igihe kinini turwanya Davide tumugirira ishyari tumugirira igomwa twibeshya ko tuzamucisha bugufi mutubabarire rwose ariko Imana iradutamaje neza neza hewe ngo wikanire umugisha wundi ukanyebuye koko are mujye imbere mbajyana aho mugomba kujya mujye kwitekerezaho ubu bari abahigi bahigaga Davide nimwe muhindutse umuhigo vuba haraka. muri uyu mukino umuhigi wahindutse umuhigo wanditswe na Niyitanga Jean Paul mwumvisemo Davide mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Sharangabo mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Kanzayire mwakiniwe na Mugeni Aime, Beata mwakiniwe na Mucyo Irasubiza Ernestine, Yuriana mwakiniwe na Karangwa Liliane, Jamubandi mwakiniwe na Tuyishime Jadofis, Venansia mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Karine mwakiniwe n'uwa Maria Oliva, naho Afande mwamukiniwe na Mukeshimana Musa. Umutoza w'abakinnyi akaba nawe afasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Ni mugire ijoro ryiza. Ikinamico.